ukajya kwari ipantaro isakubita poke down. Rero hari naho bambara karuvati, rero hano ndabona mutazambara ariko mese yayitega. Nabasuhuje mwese, ariko nta nkuru nziza mfite. Ni inkuru y'incamugongo ibyutse izenguruka ku mbuga nkoranyambaga hirya no hino. Inkuru ivuga ko uyu mugabo yitabye Imana. Nitwa Pasteur Niyonshuti Theogene, ndi umugabo mfite madamu n'abana 4, abakobwa 2 n'abahungu 2, kandi n'abana beza basanasi. Abana banjye turasa mwana shumi. Abana banjye nta wundi ni Pasteur Theogene Niyonshuti. Benshi kuri iyi mihanda bamuzi nka Pasteur Theogene Nzahuke. Bikavuga ko rero yitabye Imana ngo azize impanuka y'imodoka ubwo yavaga i Kampala yerekeza mu Rwanda. Benshi bakwirakwije amafoto ye bavuga bati twihanganishije umuryango wa Pasteur Niyonshuti Theogene ndetse we n'umuryango mugari w'abakristo. Iyi ni inkuru buri wese yumvise agacika umugongo ndetse no kuyizera biranga. Benshi nanjye ndimo kubyizera byanze rwose, kuko uyu ni umugabo wari umaze kubikimenya bose, cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga, mu kuvuga ubutumwa bwiza, mu gukora umurimo w'Imana, ariko cyane cyane mu buryo busa naho butangaje, cyane ko yazanagamo imvugo zitangaje zirimo zimenyerewe cyane kubo yitabarara cyangwa se abana bo mu muhanda n'abandi baji twibahanira tu. Imana imaze kuma imvange, nahise ndeba abandi baji twabanaga imihanda, yababwira ati muze mbahe pase mwana. Ubwo rero nabo turi kumwe ho mu mani. Uyu ni umugabo by'umwihariko ufite amateka akomeye, amateka ashobora guhindura benshi, afite amateka ashobora gutuma abatari bake bahitamo inzira nawe yahisemo yo gukorera Imana, cyane ko afite ubuhamya koko. Uyu muvugabutumwa ese koko inkuru y'urupfu rwe niya nyayo cyangwa se nimwe mu bihuha byo ku mbuga nkoranyambaga? Benshi nicyo kibazo bahise bibaza bakimara kumva inkuru y'urupfu rw'uyu mugabo. Reka nkubwire ngo ihangane nawe ukomere niba washinguye bikomeye n'inkuru y'urupfu rwa Pasteur Theogene alias Inzahuke nkuko tumuzi ku mbuga nkoranyambaga. Gusa reka tumenye niba ari byo koko. Ni byiza ko wageze hano, ni byiza kandi ko wamaze gukanda subscribe. Twitwa Isanzure. Reka nkugarukire kuri make mu mateka y'uyu mugabo Pasteur Theogene Inzahuke. Ikaze. Umva nyirantuza we, bikumva ntuza we, uretse iyo pantaro umanura hari igihe kuyizamura bizagucanga. Ni Pasteur Theogene Inzahuke, umugabo w'ikimenya bose by'umwihariko ku mbuga nkoranyambaga, amenyereye cyane mu kuvuga ubutumwa ariko kandi mu buryo busa naho busekeje. Uyu mugabo ku itariki ya 23 n'ukwezi kwa gatandatu n'ubundi muri uyu mwaka wa 2023 nibwo habyutse bakwirakwira amakuru avuga ko yitabye Imana azize impanuka y'imodoka, aho yarari kumwe n'abandi bagenzi bari mu modoka bava muri Kampala mu gihugu cya Uganda n'ubundi berekeza i Kigali mu Rwanda ari nahatuye. Pasteur Theogene ubusanzwe asanzwe akorera umurimo w'Imana muri ADPR, akaba yaranyuze mu buzima bushaririye bwo kuba ku muhanda akaza guhindurirwa amateka. Avuga ko rero ibyishimo bye n'ubundi bushingiye kuba Imana yaramuhindura amateka. Uyu rero nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi amaze kubura ababyeyi be, Pasteur Theogene ngo yisanze ku muhanda abariho n'ubundi yibera mu buzima bw'imbobo nkuko nabakunda kubivuga. Aha rero yaje kwakomereza ubuzima bugoye birumvikana kubera agahinda ndetse we n'amaburakindi, asanga agomba gushakishiriza ibyishimo mu byo yita swingi, mu kunywa itabi cyangwa se ibimogi niba ariko nabivuga.
Pasiteri Theogene rero, Pasiteri Theogene mu biganiro bye yakunze kuvuga ko amaze gukizwa Yesu ngo yamuvunjiye akamuha ibyishimo by'umwuka wera, kandi ngo amaze gukizwa ngo ahise ahinduka icyaremwe gishya, ibya kera ngo abitera umugongo. Uyu mugabo rero ahamya ko nta munsi n'umwe wamubona ababaye, kandi koko biragaragara, niba waramubonye akenshi wamubonye aseka, ndetse muri uko guseka kwe biganasetsa benshi. Yitwa Niyonshuti Theogene alias Nzahuke, umupasiteri ukomeye mu Rwanda. Uyu rero mu biganiro bye yakunze kuvuga ko ajya yishimira kuba yari mu buzima busuzuguritse, ubu akaba yitwa pasiteri, ibintu afata nk'icyubahiro gikomeye cyane, kubera ko umuntu ngo wari indara akaba kuri ubu ngubu abatiza agasezeranya abakire, ni ibintu ngo byishema kuri we, ndetse yewe hari n'igihe yumva ari mu munyengo ukomeye. Uyu yigeze kuvuga ati icyatuma ntashimira Imana yampindura amateka ni ikihe koko? Uyu yakunze kuvuga ko ashimira n'ubuyobozi bwa ADEPR bwamusengeye bukamugira pasiteri, ubu akaba atakiri umuvolonteri, ahubwo akaba ahembwa nk'abandi bakozi b'Imana bose. Ikindi yishimira ngo nuko muri urwo rugendo rw'ubuzima bwe Imana yamwubakiye inzu akaba atuye. Uyu mugabo mu rwenya rwinshi yigeze kuvuga ati ikindi nshimira Imana nuko iyo nguze umuriro kuri telefoni hahita hazamo Niyonshuti Theogene, kandi kera harazagaho izina rya Nyiribyondo. Theogene rero asanzwe avuga ko ibyishimo bye ari uko yazabona abakiri mu biyobyabwenge babivamo. Iki rero nicyo kintu yashize imbere kuva yakizwa, agasaba buri wese ko yava muri ibyo arimo bidatunganye, ndetse ko buri wese ukoresha ibiyobyabwenge yamenya ko buri uko abitindamo ariko bimugiraho ingaruka zikomeye. Pasiteri Theogene, umugabo ukunda kugaragaza urukundo rukomeye ku babaye, cyane cyane abana bo mu muhanda, dore ko yigeze no kuvuga ati sinakwibagirwa abo twararanye ku ikarito. Ni mu kiganiro yigeze gutanga ku rubuga rwa YouTube rwa DCTV Rwanda. Umugabo wivugira ko izina Inzahare yazahutse ryavuye ku nyigisho yagiye atanga hirya no hino, ari kumwe n'abandi bakozi b'Imana bafite ubuhamya nk'ubwe, bahuriye ku kuba barigeze kuzahazwa n'ubuzima bubi, ariko kandi nawe arimo akaba Yesu yarabazahuye n'ubundi bakaba bameze neza. Mu byigisho bye bitandukanye, uyu mugabo akenshi akunda kugaruka ku mvugo zikoreshwa cyane n'abana bo mu muhanda, dore ko nawe ubwo buzima yabubayemo cyane, bigatuma yiyumvwamo n'abantu b'ingeri zitandukanye bitewe n'intego z'icyigisho aba yateguye. Iyo muganira rero akunda kugaruka ku nzira y'umusaraba yaciyemo mbere yo kwakira agakiza, ndetse we no kuzahazwa cyane n'ubu buzima bwo kuri iyi mihanda. Nyuma yo kuzahuka rero agakira akakira Yesu nk'umwami n'umukiza, Pasiteri Theogene ntabwo yibagiwe aho yaturutse, aho yaraye igihe kinini ku makarito, abo babanye ndetse yewe nabo basangiye ubwo buzima bubi. Ni muri urwo rwego rero akenshi yakunze kugaragara yagiye ku mihanda agasura abana bo kuri iyo mihanda nyine, akaganira nabo, ariko kandi agasangira nabo, akabaha amafunguro, akerekana ko Yesu koko yamugiriye neza. Uyu mugabo rero avuga ati bariya bana n'abantu banjye ndabakunda cyane, kandi nabo barankunda. Njya nyura Nyabugogo bakambwira ngo dore pasiteri umujama wacu, rero nabakoreye umunsi mukuru w'amavuko, kuko abenshi ntabwo baba bazi igihe bavukiye. Uyu mugabo yongeyeho agira ati kiriya gikorwa nzajya nkikora kenshi, kandi nimbona ubushobozi Imana ikamfasha nzajya n'ahandi hatandukanye, nagiye mba nkiri mayibobo. Ni Pasiteri Theogene, umugabo kuri ubu inkuru iri ku mihanda ivuga ko yitabye Imana n'ubundi. Ni urupfu rwatangajwe cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga kuri uyu munsi wo kuwa gatanu itariki 23 ukwezi kwa gatandatu 2023. Ariko kandi ni inkuru benshi batizeye, gusa inshuti za hafi n'abandi bo mu muryango bavuga ko aya makuru ariyo, ariko kandi ngo cyateye urupfu rw'uyu mugabo gakaba ari impanuka yabaye ubwo bagongwaga n'imodoka mu bwoko bwa Simba bava i Kampala berekeza i Kigali. Natwe nk'umuryango mugari wa Isanzure twihanganishije umuryango wa Pasiteri Theogene, tuvuga ngo aruhukire mu mahoro, ariko kandi twifurije gukomera abakristo bose, ndetse we n'abakunda uyu mugabo, ndetse we n'abakundaga uyu mugabo Pasiteri Theogene Inzahuke. Reka dukomere.